bitangira tagira ukumira bijumba biri nk'umugati bivamo biscuit bivamo potage bijumba ari ikintu gikomeye wa mugabo bivamo ibintu byinshi kandi kera vuba hari no mu bihugu duturanye nabonye barya bya bibabi byabyo iyi migozi nayo iraryoha nyine bazi kwirya kwa kundi barayiteka nabonye ntabibasha jewe babimeze abaryo utabasha buri muntu n'ibimuryohera birenze birakururuka kuruta ariko niko babishaka barya no kuba bahuriye so urumva rero uwo muntu urumva neza rwose ibijumba bisobanura ko ari umunyamugisha ku kintu cyose aha birasobanura ngo barwana batarwana bahaguruka batahaguruka ntawe uzakumira ikimana abindi ngo icyo yavuze yarakivuze gitonoye ukakirya kidatonoye nta kibazo ukagihekenya ukacyotsa ukagikoramo ubugari bibaho by'ibijumba birahaba ukagikoramo biswi ukagikoramo n'umugati ushatse wacyotsa ushatse wagiteka ushatse wakikaranga mu mavuta umwumbati iyo wanitse utarawinitse imeruta ntupfa birangiye amateke ntiyumagara anika ibijumba niho bihonga bikaryohera we imiyoge we ubwo bisobanura ndimo ndasobanura inzozi ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2 aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe undi aramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta aramubwira ngo nothing I have nothing in my house unless the jug of oil aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura byose bigenda neza icyo ufite icyo ushoboye icyo ubasha gukora bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera yo kubakira amateka naho rero havuye ubusobanuro amavuta akandagira amateka ubwiza bwawe ukusa ukureshya icyo ushoboye icyo ukora uko ubigenza aho uvuka aho ukomoka ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe amen niko bumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka niho ngo hayi ikaze amazina yanjye nitwa Jerry nk'uko bisanzwe tugiye kubana mu biganiro dusanzwe tugirana na Mushumba Ntambabazi abantu mwese muri mu Rwanda tubifurije kugubwa neza bari hanze mwese mwakoze subscribe umugisha w'Imana ubabeho cyane nawe utameze neza nakwifuriza kumera neza n'ubundi turagarutse tubibutsa ngo gahunda yo gusengerwa kuri telefone ni kuwa 2 ndetse no kuwa 4 kuwa 2 ni mu masaha ya mu gitondo ariko ukabanza ukandika message kugira ngo ufate appointment ibintu bigende neza Mushumba umeze gute urashima Imana ndashima Imana ikomeje kundinda kandi bigira ko ngenda njya mu buzima bwiza bwo gukira no koroherwa Imana iri kumwe nanjye yego ugomba gukira kandi ugasubira mu buzima neza nkuko bimeze yego ibintu bigakira pe oya bigomba kurekera ugasubira mu buzima nkuko bwagenze nyine ibitero byasura nkasengera abantu baza muri biro ndayikumbuye ariko abantu barabibona ko twahinduye location no kubera utameze neza ariko umurimo w'Imana uba ugomba gukomeza urakoze cyane ni inzozi nizo dukomeje yego
inzozi nizo no gusubiza n'ibyifuzo by'abantu bakubazaga n'iki. abantu bakomeje kumbaza bati ibintu by'ibinyabijumba cyangwa se nimba nabyita ibinyamafufu bisobanura iki kuba wabirota? Ubwo turavugamo bishobora kuba ibirayi, bishobora kuba amateke, bishobora kuba ibijumba nyirizina, bishobora kuba imyumbati, nyine biriya bintu by'ibinyabijumba, ibikoro, yego, byose byerera mu butaka, yego. Nguhaye ikaze cyane dusobanura n'inzozi. Urakoze cyane rero, Imana iguha umugisha. Ntabwo mpamvu yo gutinda kuri izi nzozi abantu baba barota, kuko kuvuga ngo uzasobanura ikintu kimwe, n'umuntu wambajije igihaza narakivuzeho, yewe n'ibijumba nabivuzeho kera ari hashize nk'umwaka urenga, ariko reka duhuze muri rusange duhuze, kuko wenda hashobora kuba hari abandi biyongereye abantu bashyashya, cyane cyane ko bazi umunsi kundi. Nize mvuga n'ibyo bintu bindi, nivugiye ku bijumba gusa byonyine, noneho mvuga no kubihaza gusa. Ariko by'ukuri reka twongere dukangurira abantu yuko inzozi ari imvugo y'Imana, kandi ko kurota birivuga inshuro nyinshi zikomeye. kandi ikindi ahanini inzozi za buri muntu zishingira no ku mateka y'ubuzima bwe, cya kabiri zikanashingira aho yakomotse na karandezi wabo, zikanashingira ku bikorwa, zikanashingira ku ntambara arwana nazo. Niyo mpamvu abenshi bavuga ngo nibyo yiriwemo, yego, ariko ibyo wiriwemo byari intambara mwaganiraga burya. Ko niba wiriwe ubyina kutaraye ubyina mu nzozi, burya akenshi ubundi ubuzima wiriwemo ntabwo ubuzima n'ubundi ufite. Niko bimeze, sinzi kuri kubitahura. nabyumvise. Bavuga ngo ubuzima wiriwemo, ibyo wiriwe ukora, ibyo muri muvugana, akenshi uzasanga bishingiye ku bintu nka bitatu: ubuzima wavuyemo, ubwo ugezemo, naho werekeza. Usanga byose biri aho hantu rero, ngo nizimiruho, ngo nibyo yiriwemo. Ariko by'ukuri inzozi n'imvugo y'Imana ikomeye, kandi n'imvugo y'Imana ifite imbaraga. Iyo wanyemera tugasenga Imana, kandi nkomeje gushimira abantu bose bambaye hafi. Ndabizi nerve sciatique barayize ko ari ibintu biri chronique, ariko igikira gusa irababaza. Naho nk'ubu ndimo mbiri cyuya wagira ngo ni ibindi, ariko irababaza pe, irakurya ukumva ubuza ushyira akaguru ko ntawe abaga ntabagira gute. Njye nyimaranye n'imyaka myinshi, ariko ndashima Imana. Gusa crise arigize igakora ibyo ishaka gukora, nibwo nizabukuru nuko ngo ubwo rero by'ukuri reka dusenga Imana, ariko nongere nkangurira abantu kurota ni kimwe, yego, ariko kugira ngo inzozi nziza zisohore ni iki? No gusenga. Kugira ngo imbizi ntizigusohoreho nabwo no gusenga. Uhamubwira ati genda arambiwe, ati izo ndota ndazirambiwe, ati ndazirambiwe. Nyine urazirambiwe, ariko urazishyira. Kuzirambirwa kwawe ntabwo ntibizibuza ko zigomba kuza. Dore impamvu zigomba kuza: nuko ubuzima ubayemo busa n'izo nzozi warose. Nongere nkangurira ngo ugende ndazirambiwe ngo zimveho, ntiziri buze kukuvaho, kandi ari umuburo w'Imana ngo dore imbere hari ibitero bimeze bitya. Ndacyumvise ariko nacyumvise. Wikwifuza ko zivaho, ahubwo ifuze ngo kizitera kigire ngo kiveho, nikivaho ntizizagaruka. Numara kubona, kubera ko ufite inzozi urota bapfuyeho, mugenda namusangira muvugana, ukabona ko ari inyatsi n'akaga, numara gukira neza ntibizagaruka, ntabwo bizagaruka. Yego, ariko rero still kibirimo bizahora biza, kandi ntawe uzabihungira. Aho rero niho abantu bataramenya izo mbaraga zo kumenya kumara icyo kintu kandi bakakigezayo. Ibyo rero ni ngombwa ko tubitekereza. Ikindi cya gatatu muri izi nzozi, abantu bagerageza bayo kugira ubwoba. Ndabyemera ko iyo umuntu akangutse agira ubwoba pe, agira ubwoba pe, yavuye mu nzozi. Nibaza ko umuntu akugaburira amazina ntoki wagira ubwoba, cyangwa gukora ibindi bintu byakora, n'ibintu byinshi bajya bambwira. Ariko inama nabagira, bikurwa umutima n'inzozi babonye. Yego, ni amakosa. Ahubwo nibumve ko ari umuburo w'Imana. Rimwe nababwira ibintu. Ikindi cya gatatu, ushobora kurota inzozi ukazita mbi, ariko umusobanuzi ababwira ko atari mbi. wowe ubwawe wabonye ari mbi. Nabwiye nk'urugero, nk'ubonye imbwa ikwiruka, imbwa ije ikarya bakwirukankanye, cyambere twabonye ko imbwa atari nziza, ariko yiruka abari bakwiye ibashubije imiyaga, yarangije ntivuze. Utabizi wavuga uti karabaye. Ubonye nk'inuma ikwiruka inyuma mu ishyamba, batubwira inuma nta kibazo, ariko yakwirukankanye ngiye mfite ikivuga. Hari ibyo bita byiza atari byiza mu busobanuro. So reko bakomere inzozi, nta mpamvu yo gutinya.
ntukagire ubwoba, ntukanazihagarike igihe cyose ziza kuko hari impamvu. Murakoze cyane. Mana nyir'icyubahiro, nyir'ubutware, nyir'ubushobozi, Mana twiringira, Mana dukorera, Mana twayaturemye, ndagusaba kugira ngo njye na Jerry kuri uyu munsi ndagushimira ko waduhaye ubuzima, utanga ubwo ikintu cyawe kize kuryohera abacyumva kandi banahindukira, kuko twifuza ko abantu bahindukira bakamenya ukuri, bakamenya ibyo ari byo, bakamenya ko bakwiye kwitwara kugira ngo babashe gucogoza umurindi n'imbaraga za dayimoni, no kugira babashe kumva icyo bashakaho mu gihe nk'iki. Urakoze papa, niringiye kwakira umwuka wawe wera no kumfasha bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Twari turi ku binyamafufu n'ibinyabijumba ukunda. Ni ibintu byose byera mu butaka. Yego. Ariko abantu baracyambaza amakuru tuyiga kandi narabisobanuye. Barabibaza cyane cyane. Nyine nibyo. Naho urakoze biratandukanyemo. Kandi ikindi guhinga no kujya gukura imyaka no kubona uyisoroma abantu baranabyitiranya. Ubundi uriya mu Kirundi kujya gusarura byita gusoroma. Twese tujya gusoroma imboga, tugasoroma. Ubwo ni ukuvuga ngo twebwe gusoroma hasoromwa ibintu biri inyuma. Byera bose bo no gusoroma imbati niko babyita gukura. Babyita gusoroma byose. Inaha biba bitandukanye. Nageze namwe ngiye gusoroma imyumbati, nyeberwa ibya by'inyo nko gusoroma isombe. Ariko ubu niko bisobanura mu Kirundi no gusoroma. No mu Rwanda no gusarura. Cyane kujya gukura ibijumba, ubundi gusarura ni ibintu byo hejuru. Ibyo hasi no gukura. Gukura ibijumba, imyumbati, amateke, ibikoro n'ibijumba, ibintu n'ibindi. Kandi ibintu nka mu butaka atari ibyo ra? Ni ibyo ngibyo nta bintu. Ibirayi se. Ibirayi ariko mu butaka se ubihingwa? Ni mu butaka. Nabyo ariko rero buriya gukura ibirayi. Ni ibirayi. Abandi ni ugusoroma. Rero by'ukuri kurota uhinga bitandukanye no kurota uri musarura. Ntabwo wita wagiye ugiye gusarura. Yego. Noneho rero kurota usarura iyo myaka yose mvuze. Iyo yose. Ikimenyetso cy'uko Imana ikumaze inzara. Kurota usarura. Imana ikumaze inzara. Ibyo ngibyo twavuze, ibirayi, ibijumba byose hamwe. Ariko kwibaza ngo imaze inzara gute kandi muri firigo byuzuyemo. Hari n'umuntu ushobora kubirota avuga ati n'ubundi nsanzwe mbifite ibiryo birahari. Umwuka ntabwo ari ibiryo guhaye kumaza inzara yo mu urahumwe kumaza inzara mu byishimo, ugiye kwishima, mbega no umusaruro. Ko uzareba umuntu ahinga bisaba arira, ariko yasarura arishima. Banga Imana ikumaza inzara yakababari guhaye ibyishimo muri wowe. Ko no kurota usarura bya bindi twavuze. Yego. Byose n'ibikoro. Ibikoro urabizi? Ibikoro ndabizi. Ndakiryaho. Narabiriye cyane. Amateke yo ndayazi za bwayisi, amabungo, amanyarwanda yose ndanayazi muri ubwo buryo. Ariko ikikoro wapi? Ntabwo ndakiryaho. Kijya kumera nk'amateke, kiba gifite ubwanwa. Mu bugoyi. Bwahe. So urumva rero icyo gihe birose uri mu bikura cyangwa uri mu bisoroma. Umugisha. Kumarwa agahinda n'umubabaro. Uvuga ngo utangiye kugira kwishimira ibintu byawe, Imana ngo ugiye gusarura. Ariko hakaba icyo kwitonderwa. Iyo ari imyumbati urimo kura ayindi binika ibyara ifu y'ubugari. Biravuze ngo nubwo usaruye bayita gitaminsi. Hari ugiye gushyiraho imbaraga, ibyaruraga bikaribwa. Wabibwirwa n'igize ko yisharira. Bose imyumbati yose niyo yaniriye itekwa imiribwa ntuyizi. Reka hari ibintu biza. Yego. Nk'urugero kubangana gutya nakoze iki? Wewe kubangana gutya wakoze iki? Ni ubuntu bw'Imana nyine ni kwitanga. Ariko kwica byo byanyorohera ahindura ukundi. Uzari umuntu wihinduye uruhu kuza cyangwa akigira ukundi kuntu. Ariko mbona birangira nabi. Birangira nabi n'ubongereyeho. Haroge nimo ndavuga iyo uruso ubona iyo myaka yose uyireba n'amaso barimo bayisarura cyangwa uyisarura. Uyisarurira n'ibyishimo uziremera. Wowe ku giti cyawe uzishakamo ukayashakisha ukiha amahoro. Kwishakamo amahoro ni iki? Ni ugutandukana n'abayakwima, ni ukumenya kubaho ku giti cyawe, ni ukumenya icyo wifuza n'icyo ushaka naho ugeze n'uko wakibona.
muri make no ko umuntu uzi kwifatira imyanzuro n'ibyemezo ngo utababara ariko kubona undi hari umureba arimo urimo ayikura cyangwa bayisoroma kwa kundi nk'uko bisobanuye ni ibyishimo amahoro n'umutuzo kumarwa agahinda k'ibyo kurya amababaro. ariko imyumbati harimo gutonora, harimo kwinika, harimo gusekura, harimo kwanika. ni ukuvuga ngo wakuye ibirayi ari buhita ateke, ariko wakuye igitamisi azarya ryari? Azarya kera, azacamo igihe. Wirambirwa uwo mugabo nubwo ari umukene azaba umutunzi. Ntumutekereze. Ndagira ngo mbwire umuntu umwe urambagizwa n'umuntu akabona mu buryo bw'ikofi nta kantu kamurimo. Uramutse urose urimo gukora ibyo bintu nushaka yitsa n'umuntu wawe. Ni umunyamugisha nubwo umucyo udasa naho umuntu ahagaze. Ntagire ubwoba nibakomeze gahunda. Umugisha ntusa naho umuntu ahagaze. Umugisha usa naho umuntu arimo ajya. Iyo ahageze nibwo asa nawe. Ntabwo wakwivuga ngo abayuda kubwira abantu ngo giye ngo wacu ni Kanani kandi ari mu butayu ntibabyemera. Kuko imyambaro yo mu butayu ni Kanani ntabwo isa. Rero hari igihe ntabwo isa rwose. Ukano kabuti ngiye gushinga nikazakunda ukarota ukuri uri musaruro ukuri mbati humura wigira ubwo bashyiraho imbaraga bizaza. Hingemo ibyishimo, hingamo gukora shakisha imbaraga uzagera ku musaruro. Nicyo bisobanura muri rusange. Havuyemo umwumbati. Turabirya. Tonde. Ndavuga ni tubikura mu butaka. Turi kubikura. Turimo turabikura mu butaka. Yego, turi kurota twabikuye mu butaka. Ubwo ni ugusarura. Ubwo gusarura no kurya no guteka ni ibintu bitandukanye. Umusaruro w'umwumbati wo ufite procedure. Ufite process kugira ngo uzagere ku gukura nuko wanika na process kuza producing uzagere ku ifu. Hari ibyo uzasabwa. Ariko wikiraye data gateko kijumba gata. W'igikora nagira ngo ntateke uwo mwanya simbizi. Oya arateka. Nk'amateke nta kibazo. N'amateke ku myumbati. Hari ibisabwa, hari izindi ntambwe ziba zisigaye. Ngo ni imiribwa ahita barya uwo mwanya. Ariko mwizabyara ubugari. Processes. Uranika. Oya urinika. Hari gutonora, kwinika, kwanika ukazajya gushesha. No ukashasha amazi urumva uwo nguwo. Cyako ngombe ikivunde. Ariko ikigushekeje buri. Uvuze gutonora imyumbati nibuka ko ngombe ikivunde n'udushyimbo. Bana bubuse barabizi ikivunde ntabwo bakizi. Ntabwo babizi cyane. Yenitse mu kabande yenitse ku musozi hani baho bayingo no guhubika bakagerekaho ibintu bakagira imyumbati. Urumva wa muntu wakuye ibirayi we yahise arya. Ariko nayo biraza gushira vuba. Ibanga ry'umwumbati ni umugisha ukuvuna ariko w'igihe kirekire. Ndashonje ariko nzahaga. Nubwo bivunanye ariko nzabigeraho. Ibiro 10 by'ibirayi bingana n'ibiro 10 by'imyumbati. Birangana. Ku biro birangana. Ku biro birangana. Mu mitekere oya bihita biba byiko. Biriko. Amateke yo rero atansi. Ubukuntu bishekeje kagira inkuru. Amateke ayo bita yamu. Ingereza ni yamu. Yego. Iriya sobanura ngo witonde Satani yakugabyeho ibishaririye mu buzima. Kubera iki se? Kubera ko nyine ugiye kuyahata, nyine ugiye kuyarya kandi kuyakura nta kibazo. Niyo nabwiye ngo inzozi ziratandukana. Kandi arakarata twabirebye mbere ni umugisha. Ariko ni umugisha ugiye kuza umeze gute? Unyuze mu zenzira. Twabonye hambere ko ari procedure izakurushya. Aha kabiri nuvuga ngo witonde. Nubwo ari umugisha ariko uzawugeraho ushyizeho imbaraga zawe zose. Kuvunnye koko. Kandi umenye ngo undwanya ari hafi. Ntabwo ari kure. Kuri hahise buko muturanye munavugana. Undi uhamagara atari wese. Akarya zina ngo uri mu benshi. Ahubwo se aratinya mu nzi wawe. Aho urarahazi no mu njana hakoma adakomanza akagira butikana ukamuha n'urufunguzo rw'inzu yawe. We nta makuru ufite. Ukamuha n'urufunguzo rw'inzu, ukamuha n'ibintu byose, ukamuha na nimero za contact ndebere aturiye naramwizeye. Cyo bitwaye. Ufite umusaruro mwinshi uhagije. Ariko uko warosa amateke. Tondemo cyane. Uzanyagwa n'abo wizeraga. Kandi ntibazabikwiba. Ahubwo bazatuma nta utagira icyo wiyongeraho mu buzima. Ariko buryo umuntu yatanakwibye akagutinza hano. Ubuse ngufasha guhagarika aha ngaha bari kugira agisara kugerera mu mujyi niyo hagerera. Oya.
ndakererwa utakwambaye agiye kutaragukereza aragukerereza ibyo ugasanga ko atari mu butware agomba kwitondera iki kintu akavuga ati kumbi ariko imyumbati isanzwe ibijumba noro imyumbati ndiye kubwiye ibijumba rero ibijumba ni umugisha utagira kitangira utagira ukumira ibijumba biri nk'umugati bivamo biswi bivamo potaje ibijumba ari ikintu gikomeye wa mugabo bivamo ibintu byinshi kandi kera vuba hari no mu bihugu duturanye nabonye barya bya bibabi byabyo iyi migozi nayo iraryoha nyine bazi kwirya kwa kundi barayiteka nabonye nta bibasha jewe babimeze baryo utabasha buri muntu n'ibimuryohera birenze birakururuka kuruta ariko ko babishaka barya no kuba urumva rero uwo muntu urumva neza rwose ibijumba bisobanura ko ari umunyamugisha ku kintu cyose aha birasobanura ngo barwana batarwana bahaguruka batahaguruka ntawe uzakumira ikimana abindi ngo icyo yavuze yarakivuze gitonoye kirya kidatonoye nta kibazo ukagihekenya ukacyotsa ukagikoramo ubugari bibaho by'ibijumba birahaba ukagikoramo biswi ukagikoramo n'umugati ushatse wacyotsa ushatse wagiteka ushatse wakikaranga mu mavuta umwumbati iyo wanitse utarawinitse imeruta ntupfa birangiye amateke ntiyumagara anika ibijumba niho bihonga bikaryohera we imihonge we n'ubwo bisobanura ndimo ndasobanura inzozi nurote wanitse ibijumba kuzuba iwawe cyangwa ukarota umuntu yabyanitse ukabireba jya umenya nkumva aka kazi sinzakareka niyo mushinga sinzawureka ubonye ikimenyetso akajya amusanga ngiye kureka yicana ya YouTube warose ibijumba se numva ngiye kuyireka burundu rwose nari maze guhura n'utubazo ntashaka kuvuga twinshi tw'ibikoresho n'ibiki n'akavuyo hari mu kwezi kwa munani umwaka ushize ubundi wo muri 2021 kabiri nari mvuye nivuga butumwa ahantu noneho ngera ubwo ni ukuri akazi gapfa kubera ukakora yakishe nabwo agiye numva n'ikindi kibazo numva ndabireka nijoro ndyamye ndota nikuri igitebo cyuzuye ibijumba ndaza ngo ndabyanika sinabiteka uwo munsi nkajya nkuramo kimwe nkagihata ngateka nkagaburira umugore n'umwana tukakirya ikigiye guhonga turabirya igihe kirekire byose ibintu bishatse kumubwira iki kumbi tuzi kubyanika ntabwo byumagara ubwo bituma kubyara isukari bikanaryoha ikijumba cyanitse ukigura kiryoshye ari ifufu nabyo ni byiza ariko iyo ugishyize ku kazuba nk'aka ngaka cyitwa imihonge harimo abantu benshi batabizi umuhonge uzwi mu byazamo isukari kararyoha noneho rombi rose nibwo ko nzi gusobanukirwa inzozi mpita mbyumva ni we ariko siko yaca no difite umugisha nibwo nese nshaka undi muntu umwe dukorana ijwa na mwana yambwira ati ntabwo ari we undi ati ntabwo ari we bambonye undi mwana w'umuhungu mfite abasabe 200 ngahe abarazamutse ageze ku 10 nawe ubwo ngombwa ko turangizanya nawe uraje turageze kuri 20 na bingahe 32 nyine ndavuga nzamuye ya 10 numva mu myaka 2 gusa 2 ngeze abasabu 30 20 hafi 30 yego mu gihe mu myaka yindi 2 yari ishize nayo mfite 3,000 mu gihe ntabonaga n'amayero 30 ubu bikaba byashoboka ko hari icyakoreka umunyamugisha urumva ndashaka gusobanura ibijumba nari na kamera nari maze no kugurisha kamera ko bari barayishe nanayigurishije nayitanze baranabitwaye ibikoresho n'urugamba rurerure ariko ndishikira ariko ndosi imbirose ubwo nagize gutya nabwo nizo zinagusobanura bushize ngo mbona abantu baranyirukankanya mpita nkwepera mu ishyamba barambura bambuze ngo nimbwa zirabirukankanya mbiri rambwira ngo bari uzabasiga uzabareba
barababonye. ubwo urumva rero inzozi ndashaka ngo bazume. Ndagukurikiye rwose. none tukagenda tukabihuza turose turi gusarura, ariko twahavuye turi kubyanika turi twanabizanye. kubyanika. simvuga kurya, nyaboneka mukurikire. warya iki? warya bombo, warya shikarete, warya inyama, warya ibiryo. kurota urya ni bibi, kurota unywa ni bibi no kunywa se cyane. ikintu cyose kijya mu nda mu kanwa usinziriye n'ikibi, ko niyo ubyutse wumva mu nda habyimbye cyafite ikiziba kanwa, ni ikimenyetso cy'uko ufite abantu ushaka kuroga byihuse. hari igihe nyine ubyuka ukumva neza hari ibintu waryaga. cyakora urakarota uri ugaburira abantu, bo barya ubabona barya nta kibazo, ariko wowe kuryahoye. cyangwa ushobora no kubasevinga ukakanguka batariye. yego, ariko wabahaye ubona bagusevinga ariko pati ushaka ko babiguhereza. buriya ni ubuntu ko ugiye kugira umugisha ugana n'abantu bose. rota wotsa ikigori ariko wikirya, rota utema igisheke ariko wikirya, nturya uramenye ko ufite akaga. rota wotsa ikijumba ariko utekanye ngo niko wikirya. rota ibyo bikora n'amateke n'ayamusozi ariko wibirya. ikintu cyose nuba ko ni umugisha, harimo n'ubwenge, ariko iyo hajemo ijambo kurya baroze hafi indwara hafi aho ngaho. ikijumba rero ni umugisha mu rugo, ku bana, mu buzima, imibereho. uko gitinda niko cyongera uburyohe. mu gihe ibindi byose nk'amateke utayabitse mu butaka arapfa. n'imyumbati yego iranabiha ikazamo ibintu mo imbere, duhindutse ikijumba reka n'ibirayi birabora cyane. kandi ikiza cy'ikijumba ari igitare n'ikinini byose bitekwa kimwe. hakiri igifiriti byose umenye ko nawe diyabete ibijumba bagomba kubirya. ibintu rero kubirota gutyo nayo mahirwe nasobanuraga. yego, sinzi niba unyumvise. ndakumvise cyane. ibintu noneho uwarose ibi bintu amenye ngo ni umugisha. ariko abantu babiri b'imyumbati n'ikijumba bizamuvuna ariko azagera kure. uw'amateke nawe afite umugisha, ariko abamuzengurutse barimo baramurwanya, ndetse umwanzi yagiye kumutera akaga n'intambara muri we. ariko ibijumba we ni umugisha ku kintu cyose. utabyara arabyara, uwari ingumba akabona umwana, utagira akazi akakabona, uwarabuze urubyaro akarubona, wabuze uko agira abona inzira, wabuze inzira yo kuba akayibona. kandi ni umushinga urambye kuko harimo ikintu cyo kuburyohere n'ubuzima ntacyo biba bitwaye. reka nifuza kurota ikijumba. niba uri mu nzira yo gushaka ibyiza Imana izabikora. ntabwo ubundi kwifuza kereka uwageze kumbwira ngo yifuzaga yifuza ngo reka ndabiretse nako ndabyihoreye. mujumba reka ngushimire cyane. nizere ko abantu basobanukiwe kuri ibi ngibi twari tuvuze kuri izi nzozi. abantu bagiye babaza cyane barasobanukiye. twavugaga mu kurota ibijumba muri rusange, tubonyemo ubwoko butandukanye, ariko urakoze kudusobanurira. turagushimiye cyane. Amen.